Imana irambwiye ati nubwo wowe na ya mpano muri gusora episode z'ibintu byanyu muri gukora ni byiza kuri image iri hanze, ariko muri mwebwe mubanze mwitunganye, mwitunganye n'Imana. Muri mu cyaha mubana atari amategeko y'Imana kandi muri abakristo. Icya kabiri, murarwana buri munsi. Urwo rukundo Imana ntabwo irukunda, ntabwo ushobora kuba inyuma y'Imana urangize ubemo nta n'amahoro ufite. Ibyo turabisengera Imana ikabihindura, ariko ibuza amahoro mu mutima ibintu birapfa. Nawe niba araha nyumve ibindi kukubwira, ya mpano uyu mwana akeneye amahoro, nawe ukeneye amahoro, mwitunganye mushake kwera kw'Imana. Byo na connection y'umuntu nkeneye kuri mwebwe. Imana irambwiye ati ndakuzi uza mu rusengero iwanjye, ndakuzi uri umukobwa wanjye, ndakuzi. Imana yakumishura irambwira turababaye mu izina rya Yesu, ugiye guturika, urashaka gukwepa ya mpano. We uyu mukobwa agiye kugukwepa umubure, kandi nagira ikibazo uzabibazwa. Ndashaka kugusengera ko Imana ikurinze. Amen. Imana irakoze. Ikindi uhorana agapfukamunwa, ubu uba mu buzima bwo kwihisha Bakambara. ndakuzi, twarahuye nge nawe twari bwahure, mbonye wambara agapfukamunwa. Ntabwo turahura mami. Satani kuko ari umwanzi aneza Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana urakunda, uri iruhande rwanjye, Imana uranyita. fata umutima wanjye utegeke. Satani kuko ari umwanzi aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwiganyira. Abantu bahagurutse, abantu bavugije induru, ariko Imana yacu igahagurukira kukurwanirira, ariko ku ijambo ryawe ikagukomeza umutima. Mwami wange Yesu uri ngari nyingira. Haleluya. Shimwe, shimwe Mana. Mana nziza, Mana itabeshya. Urukundo rw'Imana yacu na warundo ngo rungana, rusumba izuba, rusumba ukwezi, kandi kuzimu Mana itabeshya. birabe nasema laketa ya mando. Mbega urukundo rw'Imana yacu Haleluya. rwagerera n'iki n'ijuru n'isi, baruririmbe kugeza iteka ryose. Kandi uko ikunda umwana wayo, nje niko inkunda. Nakwiriye nari umugome no kwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagiraga gero, urwidukunda twabari mwisi irwo rutaza. Mbega Imana, Imana uranyiyeretse, Imana ndakunda. Zarina urwenda n'icyenda zari hamwe ndakumvishije Mana. muri zo 9 imwe ibuze, harimo na vava. Haleluya, 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 haleluya. Hera sierva. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Mana nari nageze ahantu ho kuvuga ngo nta mukozi bazavuga Imana bigatinda, nawe urimo. Kuri nzayikorera pe, kuko yabimbwiye inshuro nyinshi ko nshaka ko nzayikorera.
nageze ndavuga nta mukozi w'Imana uzongera kunsengera kubera ko nkajya mpora numva amasezerano, nkajya mpora numva Imana ubutumwa bw'Imana yagiye imvugaho, nkavuga none se Mana ibi ngibi ni ibiki? Ni scam. Kubera icyo ubeshya, kubera icyo usezerana amasezerano atazasohora, ibi ngibi ibi byose kubera icyo utabikora. Ngera ndavuga nta mukozi w'Imana nzongera gusengana nawe. Noneho ngeraho nkajya mpora nshaka mamirusi kugeraho navuze Mana nta muntu uzongera kunsengera, nta muntu nzansengera. Niba mamirusi asenga koko, niba Imana imurimo azansengera mbohoke, azansengera mbona Imana, numve ko Imana kihari, ariko Imana yo mu ijuru imbabarire ndabyumvishije muri iki gitondo. ufite ikibazo gushaka ahantu Musanze ntago mazi cyane, nshaka kubaza umushiti wanjye niba azi kwa mamirusi ndaze gusenga. reka da Ariko numvaga nawe ndi umukozi w'Imana nzasengana nawe kubera ko nagiye nsengana nawe, Imana ikama amasezerano menshi, Imana ikambwira uzankorera. Nagezeho mbwira Imana ndebwa Mana noneho ubuhamya ndabugwije, ibigeragezo nciyemo kera nsigaje gupfa, ngaho Mana babarira umfate naje ko ntacyo naciye, ndageragejwe bihagije, Mana babarira ukomeye. imiti gusinziriza uyibiretse mu gihe kingana iki? Hashize nk'icyumweru. hashize nk'icyumweru.